kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye iyi si. Mwe mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025 wa kane iragira iti: mbese ko wari uzi ko atari umuhamagaro wawe, kuki wabigiyemo? Mbese ko wari uzi ko umuhamagaro atari uwawe, kuki wabigiyemo? Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, reka turirimbane indirimbo ya 23 mu ndirimbo z'agakiza, turangiza dusome ijambo ry'Imana. Makumyabiri na gatatu mu ndirimbo z'agakiza.
haleluya, haleluya. Yesu turakwinginga wohereze abakozi bawe babashe guteranya ibyo bisarurwa babigushikirize, kandi utoranye abafite umuhamagaro by'ukuri batihamagaye ahubwo bahamagawe nawe. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25 duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo bizaba nk'iby'umuntu wari ugiye kuzindukira mu kindi gihugu, ahamagara abagaragu be abasigira ibintu bye, aha umwe italanto 5, undi amuha 2, undi amuha 1 uko umuntu ashoboye, arazinduka. Uwo mwanya wahawe italanto 5 aragenda arazigenza, agenzuramo izindi italanto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2, ariko wahawe 1 aragenda acukura umwobo ahishamo italanto ya shebuja. Maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza abanana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Wahawe italanto 5 araza azana izindi italanto 5, ati databuja wasigiye italanto 5, dore nazigenzuyemo izindi italanto 5. Shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe italanto 2 araza aravuga ati databuja wansigiye italanto 2, dore nazigenzuyemo izindi 2. Shebuja aramubwira ati nuko umugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse mu bike, nzakwegurira byinshi, injira mu munezero wa shobuja. N'uwahawe 1 araza aravuga ati databuja nari nzi ko uri umunyamwaga, ko usaruraho utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye, ndatinya ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Ariko shebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye, uhunika ibyo ntagosoye italanto yawe, wari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza nkampana iyanjye n'inyungu yayo. Nuko nimwimwake muyihe ufite italanto 10, uko ufite wese azahabwa akarushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahakenyera amenyo. Imana yacu idufashe kandi itugirire neza bene data. Nujya kugirana amasezerano n'umuntu cyangwa ikigo runaka, jya ubanza ufate akanya usome, cyangwa se utekereze unasome ingingo zose ziyagize n'ibiyakubiyemo. Ntugahubuke cyangwa se ngo ugire amashyushyu yo kwihutira kugera ku cyo wasinyiye utabanje kumenya ibyo usabwa ko uzabishobora. Nusanga utazabishobora uzabyikuremo hakiri kare. Hari abantu bihutira kwemera inshingano runaka batarebye cyangwa se badashishoze nimba bazazishobora, byagera hagati bakabivamo. Reba neza ko ari umuhamagaro wawe mbere yo kwemera kujya mu nshingano runaka, muri korali, mu budiyakoni, mu bupasitori no mu zindi nshingano, hato ejo utazananirwa ugafatirwa imyanzuro ikakaye kandi ikakugiraho ingaruka mbi. Uyu mugani w'abagaragu bahawe italanto 5, undi 2, undi 1, uyu wa nyuma arayigaya, arangije aho kuyigenza ngo yunguke, yibwira ko ntacyo imaze, kandi iyo ayanga kare yari kuyireka igahabwa uyikeneye. Hari abantu bakora akazi biciraho ngo ntacyo kamaze, bigatuma anagakorana nabi. Si byiza. Ibyiza iyo ubona ko ntacyo kagufasha, ntacyo kumariye, uhitamo ugasubiza uwakaguhaye hakiri kare, akakihera undi ugakeneye, kandi uyu agakora neza kuko we aba agashaka. Rero ntiwagombye kugakora nabi,
kuko Imana ariyo iba yabonye ko ari bwo bushobozi bwawe ndetse n'impano yawe aho igarukira. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi ritugirire neza bene data. Amen. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye ko buri wese wamuhaye impano ye, wamuhaye itaranto ye, buri wese wamuhaye akazi ke, duhe imbaraga tugakore neza twishimye, kuko nugaruka utangiye kutugenzura buri wese azatanga raporo y'ibyo wamusigiye, akazi waduhaye. Muri ibyo yavuze ngo ningera ku murimo nahawe nzawukora nezerewe. Natwe imirimo dufite, haba mu buzima busanzwe, haba mu murimo wawe, ujye uduha imbaraga zo kuwukora, kugira ngo twibuke ko umunsi umwe buri wese azamurika ibyo wamusigikiye. Urakoze, urakarama, bana natwe muri byose, ni mu izina ryera rya Yesu Kristo musenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, Shumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Imana y'amahoro ibane namwe mwene data, mwese bifurije umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.